Muri uyu mwanya muto rubyiruko muduteze amatwi aho mwiteguye muri mu miryango yanyu, tugiye kuganirira hamwe ingingo ebyiri zikubiye mu ngingo imwe, ni ibyaha byica ahazaza h'urubyiruko. Turavuga n'ibyaha bitesha agaciro urubyiruko. Izo ngingo uko ari ebyiri zijya gusa, kandi ubwo n'inyuma turaba twiteze abaratubwira n'ibyatugirira akamaro tugahagarara neza. Muri Bibiliya, muri Yesaya 43:7, Bibiliya iravuze ngo nzanira abahungu banjye n'abakobwa banjye, ngo nzanire umuntu wese niremeye kampasome, nzabwira ikasikasi ntibarekure, n'ikusi mbabwire ntiwibimana. Nzanira abahungu banjye bave kure n'abakobwa banjye bave ku mpera y'isi. Nzanira umuntu wese witiriwe izina ryanjye, uwo naremeye kumpesha icyubahiro. Ni njye wamuremye, ni njye wamubumbye. Imana iturema yaturemeye kugira ngo tuyiheshe icyubahiro. Urubyiruko byo ni akarusho kuko bafite n'imbaraga arizo bwiza bwabo, nk'uko byanditse mu Migani 20:29. Ntabwo upfuye kubaho, nturi uwawe ngo wigenge, Korinto 2:19, ahubwo ubereyeho kugira ngo uheshe Imana yawe icyubahiro. Muri uko kuyihesha icyubahiro, mu burezi paje 221, ku bafite Igifaransa n'Ikinyarwanda, niwo mugambi w'Imana. Gushaka ko mwene muntu aba ku isi ayihesha icyubahiro, ishaka ko mwene muntu aba ku isi ari umugisha ku bandi, ishaka ko mwene muntu aba ku isi ari ingirakamaro kuri we ubwe. Kuba ku isi ntacyo wimariye, ukaba ku isi ntacyo umariye abandi, ukaba ku isi udahesha Imana icyubahiro, burya umugambi Imana yari ifite kurema ubupfuye. Weho musore unyumva, n'imbaraga zawe n'ubuto n'amahirwe yose akikuri imbere mu buzima, kuko mu gitabo cyitwa intekerezo, imico n'ubumuntu cya mbere, paje 294 mu Cyongereza, Mind, Character and Personality, haranditse ngo ubusore ni igihe cy'amahirwe yo kubyazwa umusaruro. Youth is the time of opportunity. Ni opportunity muri business y'ubuzima. Kuba uri umusore, akaboko ari kazima, umwijima, amaso, amatwi yumva, ubwonko bukora cyane, imbaraga, waguruka, wakwiga, wafata, wasenga, wasoma, byose ukabishobora utaniho udataka, ubwo muri business y'ubuzima uri opportunity. Kubw'ibyo rero, hamwe n'ayo mahirwe, ijuru riguhagaze hejuru rigufuhira ngo ube ku isi uhesha Imana icyubahiro, ube ku isi uri umugisha ku bandi. Byanditse mu Migani 17:17, inshuti zikundana ibihe byose, kandi icyo umuvandimwe avukira ni ugukura abandi mu makuba. Ube ku isi nawe ubwawe wigirira akamaro. Umuntu yiyubakira inzu, akigurira igare cyangwa imoto, akigurira umurima cyangwa inka, akishingira iduka cyangwa indi business, akiyubakira etaje cyangwa ikindi gikorwa gikomeye, abantu bakabimwubahira, kandi ari wowe wari uri kubyikorera. Niyo wigiriye akamaro ku isi, ugaburira neza, ukifata neza, ugacudika n'abeza, ukagendana n'abeza, wewe ubwawe ukigirira akamaro ku isi, n'abandi barabikubahira, n'Imana ikazabiguhembera ikakujyana mu ijuru. Rero hari ibyaha bijya byitambika muri uwo mushinga w'Imana, nuko ku kagingo ka mbere bikica ahazaza heza h'urubyiruko rwacu. Mwebwe mu nyumva, ubwo ni nk'umuburo mugiye guhabwa, nawe nubwo waba udakunda n'iby'Imana cyane, ibi byo birakureba, kuko kurya no kunywa, kwambara no kuberwa, guhinga, korora no kuzigama ntibigira idini. Usenga inzara iramurya, n'udasenga ikamurya. Usenga ashaka aho aba, n'udasenga ashaka inzu nziza yo kubamo. Usenga akeneye ibizamufasha ageze mu zabukuru, n'udasenga arabikeneye. Usenga akeneye kugira umuryango uguwe neza, utengamaye uri heza, n'udasenga arabishaka. Ibi byaha ngiye kuvuga, uwo mushinga wo kugubwa neza biwukoma mu nkokora, imbere yawe hazaza hakaba habi, kandi ubwo kandi niko kubura n'ubugingo buhoraho. Ngaho muri rusange icyaha cyose cyica ahazaza h'umuntu, ariko
hari ibyaha birusha ibindi gukora uwo mushinga mubi wo kurimbura urubyiruko. Ndabitondeka mvugemo nk'icumi. Icya mbere ni ukunywa urumogi, itabi n'ibindi biyobyabwenge. Iki cyaha kimwe n'ibindi byaha byose ndi buvuge ni ibyaha bibata umuntu akaba addicted, akagenda rwose akagera ku rwego atakiyoboye, ahubwo icyo yakoze cyo kikajya kimuyobora aho kimushakiye, iburyo ibumoso, tambika, hagarara, unama, kikamutwara bukwikwi, nta mbaraga akifitemo yuko yahangana nacyo ngo azagitsinde. Rero bitewe nuko intambwe imwe yo kukinjiramo ari ibigiye gushyiraho urufatiro rubi, abasoma igitabo cyitwa Guhamagarwa Kwacu Gukomeye, ni urupapuro rwa 26, hari amagambo avuga ngo irinde ku giciro icyo ari cyo cyose utazatera intambwe imwe ya mbere yo kuyoba, kuko iyo uyiteye haba ubwo ugendanira ko kuzagaruka bikazakugora cyangwa ntibiho byiteka ryose. Ku bw'ibyo musore nyumva, usenga n'udasenga, ukunda Imana n'utayikunda, ibi mvuga ntabwo ari kugira ngo ushimishe Imana n'abamarayika, ibi mvuga si ukugira ngo uzajye mu ijuru utazashya gusa, ahubwo ibi tugiye kuvuga ni ukugira ngo no ku isi uzahaba uri mwiza, uguwe neza, wishimira ubuzima, kuko kubaho ubabaye, kubaho ubuzima ari umutwaro, ntacyo nabyo bimaze. Iyo rero wishoye mu rumogi, ukanywa itabi n'ibindi biyobyabwenge, biragutwara, bikagutegeka, ugasigara utagifite imbaraga yiyobora, ubwo kandi bikaba birangiye, ahazaza hawe hakaba harangiye. Nta mushinga mwiza, nta nama nziza, nta cyerekezo cyiza, uzabura imbaraga zirinda ngo wifatire imyanzuro, nuko ubwo ukaba ugiye bukwikwi, icyaha kigutwaye. Icya kabiri ni icyaha cyitwa kwikinisha. Ni ubwoko bw'ubusambanyi, nubwo ubusambanyi turabuvuga muri rusange, ariko iki cyo gifite umwihariko. Abazasoma ibitabo bikurikira, igitabo cy'icyongereza cyitwa The Appeal to Mothers, cyangwa se guhamagarwa kw'ababyeyi b'abagore, urupapuro rwa 27, n'igitabo cyitwa Inama ku myitwarire y'ibitsina, ubusambanyi n'ubutane. Icyo gitabo nacyo kivuga kuri iki cyaha, ariko ndasoma urupapuro rwa 56, aho bavuze ngo muri byinshi bitera iki cyaha gitera harimo ibicurane bidakira, amazi menshi mu ngingo, kuribwa n'umutwe, kudafata mu mutwe, gutakaza ubushobozi bwo kureba, kudakomera k'umugongo n'impyiko n'umwijima, ibikingurira kanseri mu mubiri, ubwenge bukagwa ikinya, hagaheruka gusara. Ubwo rero iyo haherutse gusara cyangwa se kurwara mu mutwe, urumva ko ahazaza hawe uba hashyizeho umusozo, kuko ubwonko niyo moteri y'ubuzima bw'umuntu. Rubyiruko mu nyumva, uramutse wasaze, kukurindira ngo uzubahasonanye ko ibyo ntibirimo, kurindira ngo uziga uyarangize, ntabwo urwo rugendo warusoza, ubwonko butagikora. Iki cyaha kirabikora, bitewe nuko ngo abagikora bazimiza cyane umunyu wa zinc, nuko bikazababyarira uburwayi bwo mu mutwe. Noneho ndongera nsome, iyo umuntu akomeje iyi ngeso ku myaka 15 kuzamura, umubiri urivumbura, ukerekana ko urambiwe ako karengane wakorewe kandi kagikomeje, maze ukamuryoza uko gukiranirwa yagize yica amategeko awugenga. By'umwihariko iyo umubiri umubyariye uburibwe butavugwa iyo ageze mu myaka 30 kugeza kuri 45, umubiri umubyarira uburibwe butavugwa n'indwara zitandukanye nk'iz'umwijima n'ibihaha, indwara z'ubwonko, rubaga impande, indwara z'uruti rw'umugongo, impyiko, maze imbuto za kanseri zigatangira kumunga umubiri. Zimwe mu ngingo ntoya z'umubiri zireka inshingano yazo, bigatuma izindi zikora zonyine, zikaruha, impagarike yose ikagwa mu kajagari, ubutaraga bugasenyuka, bidatinze hagaheruka urupfu. Iki ni iki cyaha cyica ahazaza h'umuntu, akaba ku isi nubwo yaba agenda, ariko ari kwa kundi ko mu byahishuwe 3 ngo ufite izina ry'ukuriho nyamara ukaba uri intumbi, ukaba warapfuye uhagaze, bita mort vivant, ntacyo umaze muri sosiyete, ubabereye umutwaro, ari iki cyaha cyakwiciye ubwenge.
Cyaha cya gatatu gisa nacyo ni ukureba amashusho cyangwa videwo z'urukozasoni, ibyo bita porunogarafi. Ubu bireze. Mu gihe cya madamu White ubwo yavugaga ko iki cyaha yakivuze mu gitabo cyitwa ibaruwa ku bakundana bakiri bato, cyangwa se Letter to Young Lovers, ku rupapuro rwa 60 hari ijambo rivuze ngo abasore benshi bagirira amatsiko menshi ibitabo, basoma icyo babonye cyose, inkuru z'urukundo zibyutsa irari, n'amafoto yanduye afite imbaraga iroga. Benshi basoma inkuru z'inkundo zikanduza intekerezo zabo. Kenshi usanga amafoto y'abagore bambaye ubusa akwirakwizwa hose agurishwa. Ibi byanditswe imyaka irenga 100 n'indi irirenze. Ntabwo ikoranabuhanga ry'icyaha n'iterambere ry'icyaha ryari ritarakabaho, bo ni amafoto bashushanyaga y'abambaye ubusa bakayagurisha ngo byarimo imbaraga iroga. Ubu abambaye ubusa rero ubirebera kuri YouTube no kuri televiziyo. Abasambana niho baba, kandi igiti cyabuzanijwe kiraryoha. Abasore aho gukunda YouTube ngo bahiga icyongereza kirahari, ngo bahige ikinyarwanda, igiswahili n'igifaransa, bahigire shimi na fizike, bahigire biology cyangwa ubundi bumenyi burahari buganje. Banigisha neza, uri umuhanga ufite n'igihe no kubyitaho wamenya byinshi. Ariko iyo bahagiye ntibareba ibyo byiza. Hari ibibwirizwa utazategera amatwi ngo birangize, hari ibitabo wahasomera bitagira ingano. Singaye na wa mwana wavuze ngo utazi ubwenge abaza Google. Kuri Google hari ubumenyi, hari ubuhanga, uhaje na za ChatGPT. Ariko kugira ngo urubyiruko rwacu abe ari byo mureba, ahubwo abo bambaye ubusa, ababyina bahennye, abacuramye, abameze ute, nibyo benshi bakunda. Iyi nyandiko iri muri iki gitabo cyitwa Letter to Young Lovers aravuze ngo birimo imbaraga iroga. Ushobora kutumva ukuri gupfaho, ariko uko ubireba nejo ukabikumbura, nejo ukabyunamamo, mu buriri ukaryama ntusinzira, ahubwo akaba ari byo uraramo uri gupfaho. Birimo imbaraga iroga, ugeraho ukaba addicted ku buryo utakaza ubushobozi bwo kwikontorora, ukaba utashobora kwibuza kubireba, ahubwo akaba ari byo ureba gusa kugeza ubwo ubaye bete ukagoryama bitewe n'uko warebye ayo mashusho n'ayo mavideo y'urukozasoni. Iki cyaha mu kigendere kure. Abazasoma igitabo cy'intekerezo, imico n'ubumuntu n'ubundi, icya mbere ku rupapuro rwa 229 naho havuga ibyo mvuze. Icyaha cya kane ni ugukina urusimbi n'indi mikino y'amahirwe. Urusimbi n'indi mikino y'amahirwe, izi za tombora, ibisa na za business zikorerwa online, ibi bintu bya betting, nubwo bikunzwe n'abakomeye n'abize n'injijuke, bira nabyo ntawe bitanira n'itabi, urumogi, kwikinisha n'ibindi byaha byose byica ubwenge. Abiga imitekerereze hari ibyo bita ngo ni gambling disorder. Tugenekereje ni nko gutumutwe cyangwa se gutwagwa bitewe n'ibyo ureba n'ibyo ukunda. Ngo birabatwara n'uwo bariye nimugoroba kumva ararya mu gitondo, bakamurya mu gitondo akumva ararya saa sita, bakamurya saa sita kumva ararya nimugoroba. Mbese wahora arota yakize, yatsinze, yayariye, ntabwo nibuka inshuro ariwe. Ibyo nabyo ni kimwe mu byaha byica ahazaza h'urubyiruko. Kubitangira ufite imyaka munsi ya 20, ukazamuka ukabona urabirenganya imyaka 30. Hari n'abagabo buno bashaje, uhereye aho bitangiriye barindagiye, ubuzima bwahindutse, badafite icyerekezo cyabwo bitewe no gukunda icyo cyaha cy'imikino y'amahirwe. Ubwo urusimbi rurimo ibintu byose by'ubwoko bwose byerekeye iyo birimo, n'ibindi biza byiyambitse isura ngaho byemewe n'isi, ariko byose ari ugutegereza utazi, ugashora aho utazi, ugahereza amafaranga wo mutasinyanye, ugaha amafaranga yawe utajya kuregura uramutse uyabuze, ahubwo ukajya wumva ngo cya kintu ngo baragifunze, ngo barayajyanye, ngo bandiye, bakurya wari uri hehe. Ibi byose ni ubwenge bubanza gupfa. Ibi bijya byica urubyiruko. Icya gatanu ni ukwigira ikihebe, gasanga umuntu kugeza ubwo urajya no kubikora ukabikanika ngo bino bibyimbe, ngo naka gatuza ngo kaze, kugenda wigenza wica nk'inka cyangwa imbogo, ukajya kwishora no mu bizagukoraho. Kwigira ikihebe nabyo bijya byica umuntu.
ntaramenye n'aho arindiye n'aho aragiriwe, nuko nibwo musanga bamwe bararashwe abandi barishwe, hakaba ubwo bamwe bageze no ku rwego rurwanya n'inzego z'ubuyobozi. Mujya mubibona mu bihugu cyane cyane by'abazungu, kwigira icyihebe ngo ndakaze ndakomeye. Oya, ntukaze, umuntu ni nk'amayezi, Imana yonyine niyo iturinda. Ibi nabyo bijya byica ahazaza h'urubyiruko. Wewe unyumva, niba waratangiye aho mu gakaritsiye k'iwanyu, akaba ariwo ugenda urasa agatuza, iyi minsi izakagabanya, butuje uce bugufi, bitazakwicira ubwenge. Uri uw'agaciro, Imana ifite ikindi yakugeneye kugira ngo yiheshe icyubahiro. Noneho icyaha cya gatandatu ndari busobanure cyane, ni ubunebwe no kuzerera. Amasomo menshi ya Bibiliya yo arabivuga ko ubunebwe, umunyabute butazabura kumwambika ubushwambagara. Kuzerera ukagenda ukaryoherwa n'iby'abandi ugatinya iwanyu. Dufite abasore benshi batinya iwabo. Iwacu ni mu nzu y'ibyondo cyangwa y'ibyatsi, iwacu ni mu nzu itagira sima, iwacu ntihaba amatara. Aho gukora no kuba ukomeye yenda ngo icyo batagira uzakizane, ahubwo ukahata ukahahunga, nuko ukajya iw'abandi bakagukarangira yenda iwanyu bateka impirike. Urwo ruzerero rukagenda rukakwica. Kandi niba hari umusirimu mubi ubishye utaberewe, nusirimukira iw'abandi, nukunda akaryoshye k'iw'abandi kataba iwabo. Kandi uko ubuzima bwaba bumeze kose, keretse iyo ukomereyeyo, ukoze ukavunika ukaruhuka bukomeye, naho ubundi nibitaba bityo amazi azashyuha, ntazabura gusubira iwabo wambeho, uzataha iwanyu ku gasozi. Rero uruzerero basore mu rwirinde, narwo rwica ubwenge, ugasanga umuntu abayeho nta mumaro afite mu muryango mugari wa mwene muntu. Ndongera mvuge uburangare, nari busesengure kuba indangazi, utagira icyo yitaho, iyo endurance, ukabaho uri umunenganenzi, nta bindi wita. Abandi barahinze, ntubabajije ngo ihinga ritangira ryari. Abandi bari gukora udufaranga bakegeranya bakagura agahene n'akamasa, ntacyo bikurebaho. Abandi bari kujya barabaza ngo ariko ibibuga bigiraho moto n'igare n'imodoka ni nta n'ibyo ushaka kumenya. Ubwo burangare bwo mu buzima ntugire icyo witaho. Hakaba n'abafite imitungo yashatswe n'ababyeyi babo, ariko uwo mwana akaba atazi kubicunga ngo abyitaho bibungabunge. Ubwo burangare nabwo babuzakugiraho ingaruka. Ahazaza hawe ntabwo wazarusoza utari maso, udakorana umwete. Mu Baroma 12 niho bavuze ku murongo wa 11 kumanuka aho hepfo ngo kuby'umwete ntimubibyangwe, ngo muhirimbane mu mitima yanyu. Bari kwerekana ko umuntu atagomba kubaho ari aho gusa nkaho ntacyo amaze, ahubwo ukabaho uri kumva ko hari icyo ushinzwe, ugomba gukorana umwete, ugomba kurikanura bibaye ngombwa, ukaba amaso bibaye ngombwa. Ubuzima buraragirwa bukitabwaho. Noneho icyaha cya 8 ni ugusesagura. Nacyo sinkivugaho byinshi, ariko kubona yakoreye aho kugira ngo uzigame witeganirize ahazaza, dore ko ukeneye byinshi mu buzima. Yewe musore unyumva, uko waba umeze kose, nuko ugatangira ngo ugiye kwemeza abo warushije 5, ngo uzagura imyenda ihenze, ngo uzareba biki, inzu y'abandi ukodesha y'icyumba kimwe, ukagura na televiziyo ingana n'urukuta rwayo n'intebe ubura naho upfundagira. Ugasanga ubuzima bwawe kwezi kumwe ni telefone y'umweru, ukundi ni y'ubururu, ukundi ni y'umuhondo, ukundi ni ya yindi nini imeze nk'ibati rya sakara inzu. Ugasanga nibwo buzima bwawe gusa usesagura. Uko usesagura biba bigenda, kandi iminsi bigenda n'imbaraga ziba zishira, na opportunité zo mu buzima, amahirwe atugaburira yo mu buzima uko bucyaragabanuka, ntabwo agenda yongera ngo abe menshi. Ubwo abazi bya business bo baranyumvise, ndasubiramo ibyo bita opportunities mu buzima uko bukeye ziragabanuka, ntiziba nyinshi. Ngaha Baroma 12 umurongo wa 3 haranditse ngo mwe kwifata uko mutari, ahubwo mujye mumenya uko muri, muzigame ubungabunga utwanyu. Ibi muzabisoma no mu gitabo cyitwa Urugo rwa Gikirisito, hari icyigisho kivuga ibyo. Iyo utazi kuzigama, akaje ukagasesa, akaboko kayamanuka kakarusha umuvuduko akayinjiza, ubuzima buba buzakugora. Buriya bazi iby'ubuzima, hari n'igifaranga rishyira ku mweko, n'ibyiza yabona akaberwa akabyibuza, bipfa ko bitakwangiriza impagarike ye. Kubera iyi mpamvu, reka nsome uyu murongo wo mu Migani
uburyo ubuki buraryohera ikaryoha, kaji karyoha, akarangi mu nzu karyoha, agasima karyoha, n'agakaro karyoha, ntawe bitabera si n'icyaha. Ariko hari igihe ubuzima bukubwira ngo buretse kino banze kiriya. Ni Imigani 27 umurongo wa ni Imigani 27 umurongo wa 17. Ukunda kuba inkorabishungo azaba umukene, ukunda vino n'amavuta ya elayo ntabwo azaba umutunzi. Ijambo nashakaga ni iry'inkorabishungo, no kugendana n'akaje. Buriya abagira ibyo bibuza mu buzima si uko babibonye bataberwa, ahubwo aravuga ati iyi ni B ndabanza A, nzambara neza mfite ikibanza, nzasiga mbegwe n'itake narashyizemo n'akazu, nzabikora nabyo kandi byakubera. Ariko nta musirimu mubi nk'usirimukiri w'abandi, atagira iyo ataha, atagira n'aho bamushyingura yapfuye, bitewe n'uko atigeze abiteganya mu buzima kandi byarashobokaga. Iyo rero utazi kuzigama urugendo rw'ubuzima ntubuzarusoza, ahazaza hawe haba hazakugora. Ubusambanyi nuko ubusambanyi, vino y'umuce na vino y'ihira byica umutima, byanditse muri Hosiya 4:11. kandi mu Migani 6:26 ho biranditse ngo kuko maraya akenesha umuntu agasigara ku gasate k'umutsima. Abahirimbijwe n'abagore ntibagira ingano. Iki nacyo ni icyaha cyatuma ahazaza hawe hakugora. Kwihindura imbata y'inzoga nacyo cyakugora. Aha ndasoma Imigani 23 umurongo wa 20 kugeza 21. Imigani 23 umurongo no wa 20 kugeza 21. Ntukabe mu iteraniro ry'abanywi b'inzoga no mu ry'abanyandanini bagira amerwe y'inyama, kuko umusinzi n'umunyandanini bazakena, kandi umunyabitotsi bizamwambika ubushwambagara. Ibi byaha bishobora kukwicira ahazaza hawe. Niba ushaka kuzabingira akamaro kuri weho bwawe, niba ushaka kuzabingira akamaro hesha Imana yawe icyubahiro, niba ushaka kuzabingira akamaro ugirira abandi umumaro ukababera umugisha, tandukana n'ibi byaha. Kandi ubwo ukiri umusore, muri cya gitabo ndababwiye, ufite imbaraga zabishobora. Ubwo ukiri umusore, imbere yawe ni harehare, haracyari urugendo rwose, wazunguka, wazahirwa mu buzima hakurikijwe n'amahirwe Imana iza kunyuza imbere. Noneho ingingo nsorejeho nimwe nababwiye ya kabiri, ni ibitesha umuntu agaciro. Mwere mu ntaremwa Imana yamuremenye agaciro. Agaciro ke nta n'uwashobora kugapima. Akorinto ba mbere 7:23 niho honyine bavuze ngo mwacungujwe igiciro. Ubwo igiciro ngiyo nkigenekereje mvuze uwo murongo ni amaraso ya Yesu. Mwene muntu angana na Yesu, ni umugura, ni umucungura. Abizi iby'inama y'agakiza ngo nta wundi wajyaga guhagararana n'umuntu ku munzani uyu uratura ngo maze ibiro bye nibura byike icyaha kijye hejuru. Ni Yesu wenyine washoboye kwika icyaha kijya hejuru, naho undi icyaha cyari gikomeye. Yesu rero niwe ukugura, niwe gaciro kawe. Gufata umuntu Yesu yacunguye ukamurohamo itabi, umuntu Yesu yacunguye ukamurohamo kanyanga, umuntu Yesu yacunguye akanywa ke kakaba ko kuvundereza ibitutsi n'ibishegu n'amagambo y'ibishizi bw'isoni, ni ukuri uba utaye agaciro. Ngaha Abakorinto ba 2:6 ni itegeko mvajuru rivuze ngo ahubwo ku kintu cyose twiha agaciro nk'abakozi b'Imana bagabura ibyayo. Ibi byaho uko ari 5 bitesha umuntu agaciro. Muri rusange icyaha kimaze kukwicira umutima nama, kikakwicira ubwenge, nta kibu gisigaranye. Ariko dore ibirusha ibindi kumunyaga agaciro yari afite. Nubwo yaba akize agayitse nta gaciro, nubwo yaba ari lisansi yarashoboye kwiga ariko agayitse nta gaciro. Icya mbere nta kivuze n'ubundi ntubusambanyi. Muziga icyo bwakoreye Samusoni, wari igihangange mu Isirayeli, asigara arandatwa amaso bayakuyemo. Muziga icyo bwakoreye Dawidi, wari umwami, ijuru ryigeze rikomera amashyi rikamwishimira, asigara mwaye yandagaye bitewe n'ubusambanyi. Muzige Salomo, wari urusha abandi ubwenge, kuko Bibiliya ivuze ko nta wundi wahanije nawe ubwenge, uwakundwaga, nuko nawe bisoza yandagaye. Icya kabiri ni ubuhemu buherekezwa n'ubwambuzi, ukajya utwa abandi, ukajya ibyagenewe rubanda, ukabaho utishyura imyenda, rimwe ukayihakana. Ibyo byose mu Migani 25:19 niho bavuze ngo kwizera umuhemu ngo mu gihe cy'amakuba ngo ni nk'iryinyo ricitse, ni nk'ikirenge gitanye. Icya gatatu ni ukubeshya, ururimi rubeshya
yewe hari n'aho mu migani 21:6 bavuze ngo ubutunzi bushakishwa ururimi rubeshya, iyo ubeshya umuntu akabikuvumburamo ibyawe biba birangiye, nuko muzabana ariko agaciro kawe kaba kagiye. 4 ni ukwiyemera birimo kwihara ukigira utari we. Abaroma 13:16 ntimukararikire ibikomeye ahubwo mujye mwemera kubana n'ibyoroheje. None icya 5, babyeyi, bakobwa, rubyiruko, ni ukwambara ntiwikwize cyangwa ukambara ibijagare bitagira gahunda. Muziga ibyabwiwe Laodikiya byashe 3:19 ngo ngure imyenda yera kugira ngo wambare isoni z'ubwambure bwawe zitagaragara. Buriya ku mubiri wacu mu ngingo zacu harimo iziteye isoni. Zanditse no mu Bakorinto ba mbere 12. Izo zikwiye gutwikirirwa, nizo umuntu yambika akikwiza. Kubona wambaye ubusa, ujagaraye, wambaye nabi, hari abantu bavuga ati warize urakize ariko uri ikimara kutambara neza, warize uraberewe mu bindi ariko rwose wapi, imyaka yawe cyecuru bwawe kubukuze ukuriye ubusa kubera ko witesheje agaciro. Ngaho niba ushaka kubaho wubashywe udasuzuguritse, izi ngeso uzigendere kuri. Imana ibafashe rubyiruko ihesha agaciro, kandi mu by'ukuri murinde impagarike yanyu, imikorere yanyu, kugira ngo hazaza muzabe ingirakamaro. Ndabibifurije mu izina rya Yesu, amen.